que je vais présenter ce soir, c'est un petit poème en Kinyarwanda. Un poème qui parle de la famille aussi. Parce que tout le monde a parlé de la famille, donc je ne vais pas m'éloigner de la famille. Alors j'ai parlé de la relation, donc en résumé ce que je vais dire, c'est la relation, donc la relation qui nous unit en tant que famille. Et je parle de sauvegarder cette relation-là, de la sauvegarder de la façon la plus chrétienne possible. Sigasiriyo sana, hariho isano idasa nka zose nasanze isobetse byinshi, kuko inashaje kurusha izindi ikanaba ikiremwa mu bindi rurema akaba ari we wayihanze. Imaze kurema iminsi yose yishimira ibyo yaremye byose, bidatinze ibonamo agatotsi ndetse yihutira kugatokora ngo isi irusheho kuba nziza. Uri uw'igiciro mugabo uraha, kuko waremwe mu ishusho y'Imana, iguhangana ubuhanga buhambaye, ikugira igihangange kandi ikurinda kutigunga mu kaguni ka wenyine. Niwo munsi yagize iti si byiza, ikugenera impano itagira akagero ngo urusheho kuba ushyitse rwose. Urayishimira kandi urayishimagiza, utakanakara ko mu mara yanjye. Umutima w'urugo kuva ako kanya guha icyubahiro gikwiye umutwe, ndetse arakuyoboka ubu umutwara, ariko ntukibagirwe na rimwe yuko umutima udatera umutwe nta kamaro. Uragahebuza umugore uraha, kuko Imana yaguhaye ububasha bwo kuba ishingiro ry'ibyiza, igihe utari wagasesekara mu isi umunezero wari utaraza. Nyamara nawe uzirikane yuko iyo umuntu akomeretse umutwe, amagara aba atewe hejuru mu buzima. Umutwe n'umutima rero bikaba bigomba guhora ari magirirane. Ngiyi impamvu Yesu Kristo afata itorero nk'umugeni we, kuko isano iri hagati yanyu isumba iya so n'abasaza bawe, kuko wabasize ubareba. Abagabo kandi namwe nuko. Umukecuru ntako atagize birazwa, ariko itegeko ry'Imana rivuga yuko umusigana n'abo ukibumbira wese kuri uwo mwari utagira ukwasi. Akara kawe wo kabyara we, iyo kababaye ujya kwa muganga, ndetse witegure gutanga byose kubw'uwo wagutegeye urugori nk'uko Kristo yitangiye itorero. Ngiyi isano dukwiye gusigasira, kuko ishushanya ijuru ritoya n'amashami dushibuka yose agakura atora urwo rugero rwiza, ingo zabo zikazaba icyitegererezo. Burya gusa si amasura gusa, kuko hari n'abasa mu makosa, bityo iby'abana babona iwabo akaba ari byo bazakora no mu zabo. Uruhare rwacu ubwo murarwumva. Gusa ntibihagije kubigambirira, kuko Satani akora amanywa nijoro ngo aturangaze nitube maso, tunyagwe iryo sano igende mahera, ibya nyuma yacu bizaba akaga. Ngaho dusange Yesu bene data, niwe soko y'ubwenge bwose, niwiyiringire na gatoya, ejo tudata isaro mu isarumara kuritoragura bikatubana insobe. Indorerwamo nyakuri ni Bibiliya, twirebe twisuzume neza uko duhagaze muri iyo sano, tuyisengere Yesu ayikomeze kuko adakoze isoni wayimwisunze. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu.